akanyuza mu gato akishima uyu munsi nawe ku gikorwa nkorera gurira fanta yakunyeretse ibintu bishimishije rangurira kandi nazugubira gushimishije muri utabeshye man uzi umuntu yigeze gutekereza kuguhemukira ukagira imana ariko wowe yahemukiye abo yifuje ko bapfa ntibapfe bose gutuma usanga arimo gutoragura amasashi yako kantu bakomba oya imana ihora zijya n'imana irimo kubikorera abajya banga uruhinja rurahuma ko nta cyaha baruwa gwara gukorera uruhinja rurahuma ubwo ni mu kinyarwanda ni ngiki numva ndi kuvuga ikinyarwanda huko uruhinja rurahuma nyene wowe wanabyimbye wabyimbageranye nayibonye urukweto nabonye telefone asigaye akoresha era smartphone ndavyemera za wasanga arizo tekinike zabo bakoresha ko ibintu byo mukobwa yakoze kwifuza kujya kumemukira nka kuriye nta kintu dupfa nta tongo dusangiye ntaki n'ubusi ndemera ko kugenda nawe byamuba akangiriza Irene wawe mani yangirije giye ku mutima wenda Irene kubera ko hari ukuntu uhemukira umuntu ariko hakababara babandi bamuba hafi kuko wewe mucyo gihe ari mu gahinda ariko ntazi biko biraba cyo ndi kumukurikirana kugira ngo ajyame kandi nanye mari gupambana na Kigali kugira ngo mbashe kubaho mwe muri uyu murwa wa Kigali kunkomeretsa umuntu nigira nkeka yuko yakora biriya bintu nibwo nagiye ku muganga bo berangije anyere kuri ya mukobwa ndatekereza ikintu twarapfuye koko birancanga sanga nta namwe tugiye tunabona nubwo naramuza amaso ku yandi ubu tuvugana hamwe tugiye kumureba ajya ari gutora amasashi nibwo bwa mbere ndaramubonye amaso ku yandi jewe gusa wenda famille yewe irababaye ariko jewe banyihanganire nishimye mu gake cyane ariko bazakomeza bankurikirane mbeho mu kirere nk'inyoni ariko dukomeze tubane ko ibyiza n'ibitwabanye My people, friend and gentle, reka ngusuze nizere kumeze neza ahantu herereye hose inshuti n'abava abafans ba Murundi amahoro n'imigisha kuri mwebwe. Hanyuma imbere cyane ndi kumwe n'umuvandimwe Murundi akuye akaje kubera kwirukanka mu misozi arukuntu umuntu irengagiza ibibazo afite ariko akagira akanyuza mu gato akishima uyu munsi nawe ku gikorwa nkorera gurira fanta yakunyeretse ibintu bishimishije rangurira kandi nazugubira gushimishije muri utabeshye man uzi umuntu yigeze gutekereza kuguhemukira ukagira imana ariko wowe yahemukiye abo yifuje ko bapfa ntibapfe bose gutuma usanga arimo gutoragura amasashi yako kantu bakomba man uziko bara warugize oya imana ihora zijya n'imana irimo kubikorera abajya banga uruhinja rurahuma ko nta cyaha baruwa gwara gukorera uruhinja rurahuma ubwo ni mu kinyarwanda ni ngiki numva ndi kuvuga ikinyarwanda huko uruhinja rurahuma nyene hari ukuntu ushobora kurenganya umuntu byanka byakunda umuntu murenganyije nta kosegeza gukorera bizagera aho byanka byangwa n'imeruka nawe bikugaruke ubone yuko koko wageze guhemukira abantu ko rero guhemukira umuntu umuziranenge w'Imana atavuga atagira icyo taranagaragara byanka byakora ntibyo reka kugarukira ntabwo byari kugaruka birumvikana. Hanyuma ubonye situation ibonye urayibonye ukuntu tuje wenda biragaragara ukuntu twaje twahirimbiye baduteye ibintu binombo ibyatsinda byose yaduteye twabifashe ibinonko yaduteye. Hanyuma wowe wanabyimbye wabyimbageranye nayibonye wowe noneho wagira ngo yari no kureba ko yaravuga ngo ari kureba ku ifoto ku rukweto nabonye telefone asigaye akoresha era smartphone ndavyemera za wasanga arizo tekinike zabo bakoresha ko ibintu byo mukobwa yakoze kwifuza kujya kumemukira nka kuriye nta kintu dupfa nta tongo dusangiye ntaki n'ubusi ndemera ko kugenda nawe byamuba akangiriza Irene wawe mani yangirije giye ku mutima wenda Irene kubera ko hari ukuntu uhemukira umuntu ariko hakababara babandi bamuba hafi kuko wewe mucyo gihe ari mu gahinda ariko ntazi biko biraba cyo ndi kumukurikirana kugira ngo ajyame kandi nanye mari gupambana na Kigali kugira ngo mbashe kubaho mwe muri uyu murwa wa Kigali kunkomeretsa mu rwa Rwanda ugira akantu kakubeshejeho none tuba tukubeshejeho turugushira ujya kuvuza ndanje ariko imana ihora tu agiye jambo ndacyari vakanze zakomeza ndarivuga ase wenda dusubiye inyuma gatoya mu byukuri urahamya neza yuko intandaro yo kurwara mutwe kuriye mukobwa atari na ruhare n'abantu bafite mu ruhare uzi ku giti cyanjye bivanye no kwizera twa twifitiye
nago numva ngo n'umuntu abifitemo uruhare ahubwo Imana yo ubwayo yamusubije mu nkoko ni amabara menshi yakoze yatangiye kumugaruka amabara menshi Ibana yakoze amahano menshi natangiye kumugaruka kubera ko nanje ubwo impamvu vuga ngo nago nava gukeka umuntu abikoze nanje ubwanje bya bintu biba nagiye kuvuza muri aya mavuriro biranka biba ngombwa ko mere niwe yamaye ide arambwa ati wajya ku muganga ameze uko nuko utetse ngure bo umuntu yarakoze ibintu byonyine niba ari ibintu byabaye sinakeka ngo n'uyu sinakeka nta n'umuntu nigira nkeka yuko yakora biriya bintu nibwo nagiye ku muganga bo birangije anyere kuri ya mukobwa ndatekereza ikintu twarapfuye koko birancanga sanga nta namwe tugiye tunabura nta nubwo nanamuza amaso ku yandi ubu tuvugana hamwe tugiye kumureba ajya ari gutora amasashi nibwo bwa mbere ndaramubonye amaso ku yandi jewe gusa wenda famille yewe irababaye ariko jewe banyihanganire nishimye mo gace banyihanganire Imana imbabarira umugome umva mubwire nubwo wahemukiwe even wahemukiye ariko uri umugome urabona uziko burangiye nagize ubwoba mani babonye n'abantu twaturi mu byo bashongereye Imana imbabarire na famille y'abantu bari ariko umve ngo nabibonye nomba no cerebura nirengagije ibibazo mfite kuko no bibazo ndacyabirimwo Irene ntagarakira neza ariko byose numvishe mu mutwe ntabwo bikindi imwe numva menga ebana ahantu hose meze neza ko manze nserebura ngo mani ngo nditaye ngo kiravuga ikiganiro kirangire ngende kunywa fanta icyo nashakaga ngo nakibonye ngo nicyo cyo cyamvanye muhira ubundi vuga ati gereka ndebe Emi Anjane hajya Anjane hajya ahantu ndebe kuko ugenda byibona amaso kware nubwo nohengereza ndi kure nkaronguruka nkabimubona arimo gutora amasashi none ebana wenda hari ndabanje vuga ati mbonye tuvuye hano navuga reka twicare no tuganire sinkubeshe nyabyo numve feelings zawe sinkubeshe hari abantu benshi cyane bambwira ngo maze kuba mu muganga maze kunyereka ati umuntu akoreye ibintu n'uyu nguyu hari abantu benshi bambwiye ngo harabura iki tugufashe nawe wihorera ndavuga ati mico yacu nabyo kwihorera tugira Imana yonyine izamuhorera baravuga ngo uzaguhishaka kwanga uzumuhishe ko abimenye mukomeze mu bane ariko kubihisha byananiye no muza avuga ati kagene ndebe mutima rimara gufata avuga ati ntago gusa nyene abantu bamaye iyo nama navuga ati muraba agaciro kuko namwe biragaragara ko mwankundaga mwanabajwe n'ibyabaye ariko reka rutegereze ikimana zikorera ntabyo kujya kwihorera ntitukagera ikirenge mu cyabagenzi bacu yego ese kwera icyo utatekereje ko wafata boro ugafata kujya ko wajya mu buyobozi ukigira mu buyobozi ukavuga ati none kuba namwiboneye by'umwihariko reka ngengere mu buyobozi hanyuma ugatekereza ko oya ni cyakine ko navuga ngo uzogushaka kwankaza umuhishe kubizi mu bukomeze mu bantu muhishe ko abimenye kuva ngo ngiye mu buyobozi okay ndamugiye mu buyobozi baranamufunze ariko wa muntu wanjye yarwaye ntagahisa kira ko bamufunze nubwo yahita kira ku kanya ariko wa mwanya wo kugwara ntago bawumwishuye nanone kandi akababaro yahuye nako ibintu byasesagwe mu cyagihe nago ahita bigaruka ahubwo wowe umuntu agwe mukiye mwihorere umuntu namweke ko nabimenye kagwe mukiye ukoze mu banetu gusa bavuga ngo ibuye riserutse niba rikisha isuka ibuye riserutse cyangwa se ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka nkuru ntago watekereza wenda byibuze cyangwa se n'abantu bakaba batekereza ati ibi bintu niba atari murundi wabikoze ni famille ye ibifitemo uruhare okay still abantu bashobora kubitekereza ariko nanone icyo nabwira 100% nuko iwacu muri famille yacu n'abavandimwe n'abafana banje n'abantu bankunda nta muntu watekereza ko ibintu nkabiriye ibintu ni by'Imana bwayo yikoreye vuga ati amahano wakoze ibibazo wabwiriye abantu ni byinshi cyane reka tugusuze mu nko wumve ko nawe wababara nkuko wakeneye kubabaza abandi ariko nta numwe wabukeka byibuze muri famille tatwizanye kuri wacu ugereka ngo nta muntu wacu ibintu yabitekereza nta n'uwabikora ese ninde muntu wabitekereza je nabitekereje kandi je nabikorewe ntabwo wabitekereza je ntago nabitekereza nta nubwo nanabigerageza ariko iwanyu ifite abantu batari bataba mu dini ya Islam batarabemera Imana barahara ariko ntago bobikora batabanje kubimbaza ariko bakabagukunda kuko bazi ko n'ubundi utabyemera usibye nabi wacu mfite n'abafana benshi cyane bankunda bwonda n'abasuje cyane Imana ikomezeho mugisha hari benshi bagerageje kumfasha n'ibindi naho ndacyabashimira Imana iraho mugisha niba tarabavandimwe bawe akaba atari inshuti zawe n'abantu bagukurikira bashobora kuba barakoze ibi kuko uriya mukobwa watekereza gute Yesu afatwa n'ubura burwayi ari uko Irene arwaye ntabwo Imana ihora ihoze Imana ndacyabivugana n'ubu
ntago rero wamenye we narakantu uri gusumani harakantu urimo uradomoka akabazo urimo urasimbuka kambaza wowe nk'umuntu w'umugabo n'undi wese yabitekereza ibi bintu nta bandi babyisha inyuma by'uburwayi bwa musista nta muntu no mubyisha inyuma mu gihe uwo muntu ntamuzi ntabwo abaho uravugisha ukuri none se ngiye kugira ngo ndakwereke ko mvugisha ukuri ibyo nakoze giye kugira ngo agaragare sinanamukekaga ko ari we yankora ya bintu ariko twagiye dukora test ku muganga arabitwereka ati uyu muntu ariko arakora no mahano nabo baze bagende bacekinge nibabona ari je nabikoze cyangwa se ari n'uwo mu muryango iwacu cyangwa se no mushuti wanjye Imana izabimuhanira nta kindi navuga kuko nta gihano wahanira umuntu yashatse kumenya kukubangamira Imana yonyine abikora Imana izabimuhanira jewe ndemeza neza 100% nubwo wogena agakoresha nk'ibyo nakoresheje ntago bazabona ko ari jewe cyangwa se n'umuntu w'iwacu ni iby'Imana yikorera ni bese ni igihano cy'Imana ewana kora inabi kagukurikira kora neza nayo kayisanga imbere hanyuma wenda duse nk'abavuye kuri uriya musista gato tujye kuri Irene muri no minsi urimo uramuhisha ntago umugaragaza waharwariye uko ameze wenda ngo abantu bagukurikirana bamenye ati wenda byibuze Irene ameze gutya ari koroherwa cyangwa se ari kureba mugaruriye hagufi niba ko ukeneye kumenya amakuru ya Irene ukabona nyizeye ko no mufana wanjye cese uri umuvandimwe wanjye bimbaze ntukenere kubibaza itangazamakuru none se inshuti zawe niba bimbaze ntibakeneye kwibaza ko icyatumye genda muvana ku nzi wanjye nka Irene ngari muri Uganda ngari mu Burundi cyangwa se ari he ariko arahari kandi ariko aritabwaho ejo bundi araba mu muzima asubira mu buzima DEVOTA araseba nabona Irene yasubiye mu buzima bwiza DEVOTA araseba se urabona DEVOTA wariho azokira Irene nakira DEVOTA azatakira nawe oya ntawe uhita ushaka kumwana amakuru azokira kwera ko urabizi neza ko azakira nawe uhora arwaye ashobora bintu harimo akantu gusa Irene ahari ntago ameze neza cyane ariko ari kwitabwaho agomba gukira byanga byakunda nubwo ibibazo ari byinshi cyane ariko namuvanye ajya ku nzu iwanjye muhira njya kumushyira ahandi hantu nubwo ejo bundi nabonye abantu baje rwaserere ntago sinzi rwaserere z'ikigali ko nzazikira kabisa zo muri famille ya Irene bakuma bambuza amahoro ni byinshi ntashobora gusobanura zo muri famille zo kwa Irene yo ndabizi ibyo ni rwaserere ariko nabo bafite ishingiro nese ko namuvanye aho na muhira ndamujana hari naho nabonye banguyeho sivye ko naho bansanze ntago bazi neza ko ari hari cyangwa se atari hari kandi nta muntu ushaka azobibona mbese ahuri muzongera muone yarakizera abaye muzima ahuri ubona bakuguye we sani saba kugwa ati duhe Irene wacu asesha ko bangize umusitare ku buryo ahantu hose bankurikirana noneho bakankurikirana banangaragaza bigacuma na babandi banyifuriza ibibi bambona ahantu mba ndigiye cyose je none ntago bari sawa cyane ntago bari sawa nuvuga ngo mbese ufite amakimbirane hagati y'iwabo wa Irene ufite ibibazo bya Irene ko arwaye ufite abantu batangiye gukeka yuko ari iwabo bararakaye kubera ko umuntu agiye kuvuza umwana wabo yaragwaye ararwara aremba kugeza aho tumujyana tumuteruye ndashimira abamfashije kumujyana ndashimira n'abagize ukuntu bitanga kugira ngo abashe kwajya kwa muganga nubwo bitarashira n'amadeni yo kwa muganga atararangira kwishugo ariko ko ibibazo by'amadeni ari byo urimo ntago birarangira ariko ntago bigeze baza banamfashe tujyane kwa muganga ahubwo baje yaravuye kwa muganga nibigaragara byaragaragaye ngo baje ngo umwana wabo ngo namuvuje mu apfumu eske mureka agapfa rero cyari kwashimisha n'abakristo n'abayisilamu ntago mbizi nta n'umwanya ndafata kujya kumenya ibyo ngibyo n'abemeramana simbizi byabo ahubwo n'abapingayi ntago bashakaga ko umujyana mu bapfumu nyene ibyo barabivuga birumvikana kandi nanjye ntabwo ibyo bintu nabikoze kubera ko nsanzwe mbikora ariko nabikoze kugira ngo nitange umuntu napfe kuko nza kubireka umuntu yari kumera nabi yari kumererwa nabi akagucikana kuko wa mbere yaragucitse gure icyaha niba nagikoze cyo kujya mu bapfumu Imana zikimbabarire ntabwo nabikoze kubera ko bisanzwemo cyangwa se ariko kazi kanjye nabikoze kugira ngo ntabare umuntu wawe kandi ubu ngubu ni uwawe cyane wanjye 100% nubwo iwabo bakinkurikirana ariko bazakomeza bankurikirane mbeho mu kirere nk'inyoni ariko dukomeze tubane ko ibyiza n'ibitwabanyemo ni byinshi cyane nayo DEVOTA we mbese uri guserebura kuraje mu busazi muri uru umugome nabwe turi umugome ntago DEVOTA nta cyiza umwifuriza uko bigaragara amagambo turi kugirana aha ngaha nkaho wakifuriza icyiza umuntu yagukoreye ibintu nk'ibyo
uko biragaragara yuko n'ubundi bino bintu hari ikintu urimo urahisha ariko uzi neza, sibyo? nta kintu na kimwe cyihishe kuri jewe. Noneho wowe nka Yemi nuzabona dufate naho bagiye gukora test ku muganga nk'ivyo nakoze, ukabona bigaragaje ko ari jewe, uzunca amande cyangwa se uzumfate nk'umwicanyi, genda bikwemereye kugira ngo nkumvishe ko bino bintu nta ruhare ndabifitemo, ahubwo n'igikorwa cyakozwe n'Uwiteka, ni Allah subhanahu wa ta'ala gikoze. Ni Allah subhanahu wa ta'ala wagikoze se wo kujya mu gutuma Imana yakwemera ko ishyira umuntu ngo ikemera ngo umuntu ngo arware indwara y'ibisazi. Ese kuki yemera n'abapfa bagapfa? Umurozi Imana yabikoze nk'igihano wenda umurozi wenye nta mbaraga afite zo kwica umuntu, ko abantu baramusapotinga. Uretse abantu barakeka ko byakozwe nawe, sibyo? Abandi bagakeka ati byibuze niba utarakozwe nawe byakozwe n'abandi bantu bo bagukunda cyangwa se famiye ziwawe. Ibyo bintu nabyo urabihakana. Kandi mu bigaragara kuba uriya baby arwaye ubu ngubu ari uko Irene arwaye, nta bira bintu wabikeka. Niduhere mu magambo menshi cyane dusobanura byinshi, bazacekinge bikazangaragaza uriya muganga nabonye aba ari tayari ikintu cyose akigaragaza, kirako wamwishyura agafunga akeneye cyose arabikwereka, bakazerekana jewe cyangwa se umuntu w'umuryango iwanjye cyendemeye kwitwa umwicanyi cyangwa se umugizi wa nabi. Y'ibyo ndabyemeye. Urabyemeye? Sinzanabisabira n'imbabazi, nzahita ndabyemanga bazamutse. Icyo gihe wenda ntago uzavuga se ngo wapi ngo bira ngo barabeshya ngo barambeshyera ngo ntago nari mbizi kubera ko byakozwe n'umuvandimwe, nge ntago nari mbizi. Uwo muvandimwe nawe yabikora, navuze jewe cyese famiye yanjye. Niba byakozwe undi muntu atari muri famiye yanjye atari na jewe, ubwo ntiyanabimba mbwiye, niba yabingishijeho inama. Wenda abavandimwe banyu Burundi bakakugirayo akaba ari bo babikora. Okay, ashobora kubikora ariko atabingishijemo inama, ntamuzi ntabizi. Urumva ntago bindeba, ntago ari jewe. Ntago bikureba. Ariko yaba yashatse kumporera gusa angishije inama ati nkuhorere, nambwiye ati bireke. Avuga ati bireke. Ruzica. Ariko uziko neza ko nagize Imana nkamubona wakoze bino bintu, wabishatse kubinkorera. Ibyo wakoze birahagije, ibindi bizikora. Ariko urazi neza ko umukobwa azakira Irene yakize. Wimbwaza ngo urazi neza. Hawe nego mutego. Ngo urazi neza. Urazi ko azakira bino bintu. Okay, azakire ko nago mbizi neza. Nago bizi neza. Ariko mu bantu usengera ngo akire se arimo. Cha Imana imubabarire, kumbe yazabona ibyo yicuza tese kubabaza abantu. Nanjye ubwanjye wakeneye kubabaza, nanjye nababara koko. Ubwo rero Imana izimufasha kire kuko nibwo yabona kwicuza ubu ngubu. Nibwo yababonye isomo akavuga ati vraiment ngiye mumbabarire. Yakamenya ati mvuye kujya twajyanye Irene kwa muganga tumuteruye, atazi ngo ni bande baneruye. Mu Rwanda n'abantu. Nawe Irene hazamererwa neza, azamenya ngo bese byagenze gute, ubu nagaze byabaye. Ahubwo se sha nawe yazamenya kuvuga ngo mvuye, nawe azagera amenye yuko aha naturutse. Ngo rero kumusengera ngakire. Namusengera to kuko Yesu nifuza ko yapfa. Nabifuza ko yapfa. Okay, noneho wenda abantu kukugira abakunzi benshi, hari gihe wenda abantu bavuga ati Murundi ntago tugushyigikiye kubona uriya mukobwa, ahubwo tugende ndabona burije ubuse ubwo kamerere kumbona. Uwo musize kurinde kamerere kumbona kandi yabwije. Bamusize kurinde. Nani oya nawe mbaza byinshi, nawe urakeneye kumenya ahantu ariko nta makuru ndi bugwe yabyo. Amakuru nagwa yarahagije, ndanagushimira ku kuntu wangijije kwa DEVOTA. Ibindi tubireke. Oya byo n'ubundi turatangwa. Hari umuvandimwe urimo kumumfashaho, kumwitaho mu gihe ntahari, mpari tukafashanya. Turi kumwe cyagiye. Oya nako mose nahari ntago hazi, nanago ugomba kuhamenya. Erega buriya bino bintu kuba uruguhisha umuhisha, yego ubifitemo umuntu yakumva impamvu bikora. Kuko ushobora kuba muganga yarabwiye ati nagaragara ko bakamenya ahantu ari n'ubundi azaremba. Ikibazo si icyo. Iwabo ugira gutyo ukabona ya metode musaza we na mama we baraje ngo umwana wacu ngo wamutwaye mu bapfumu, ibaze baje bagateza kave nkuko ngo umusaza wowe yaje azanye inkoni n'amabuye n'iki. Urahunga. Ibaze yaje nkuko akaza agasanga umuntu ari mu nzu, kuko afungira ife nyene mu nzu abahazi kandi agwaye arembye, ntabwo yahita acikana kuri rusako no kumusakuriza. Ariko aje agasara agasanga nige mari genyene hari wa muntu ahantu yibere hari uraje je washaka unsara ntuntere nayo mabuye, ariko wa muntu arwaye utarimo kumusakuriza. Ivyo rero nashatse kwirinda. Nivyo yashatse kwirinda. Reka tubyemere twumve ko ibyo bintu byo washatse kwirinda. Ariko nanone tunashima Imana ko uvuga yuko ahari arimo aragenda amere neza nubwo bitari cyane.
ariko roheka ubu ngubu bivuze ngo ibanga riri hagati yawe ndetse na muganga. Nibyo ngibyo. Aho uri gukorera ibiganiro ese hari support wawe uri kubona kubigendanye no kumuvuza n'ibiki byose? Ndashimira cyane ababikoze nabivuze. Hari umuntu ufite umutima w'urukundo ko bagufashe even amadena kirimo umuntu ufite umutima w'urukundo arabwira ati wenda reka nkwe 5 ugende gura igikoma abo mwitayeho, reka nkwe 10 ugende wongereze we wishe muganga kuko bari abaganga ntago tubizeye neza. Ashobora kubimusubizamo ejo bundi mutamwe amafaranga yo wahagije kongera kabimusubizamo. Ndavuga ati reka musubize ubutunzi yari afite kugira mu mukwirize ifungo ziyo ko ujya muganga kugira ati je naye ndakoreshwa utamaye ibyanjye kandi nkoresha ubwo nanjye abankoresha bakabanyishuje nanjye nzakwishuza nze kunyishura nzagusubiza ibyawe. Abakuru arya bavuga ngo nabakuru kurambere nago bamenye byari byo. Bakurambere baravuga ngo cyane umuntu yabisemo uruhare n'ubundi yumva afite igitekerezo n'umutima w'urukundo. Icyo afite yamfasha ntamfashe amafaranga no mu bitekerezo cyangwa se mu nyunganizi tu nyunganira umbwira ati inama witwara ukungu kugira ngo bashe kubaho cyangwa se mfite ukunguku genda umushakira agakoma agenda ugira ikintu ibintu biri simple. Ni ibintu biri simple. Wenda impamvu nari mbikubwiye nuko turimo turanasoza n'ubundi kiganiro tugana ku musozo. Nshimira buri umwe wese wabanye natwe muri kino kiganiro, umuntu ukurikirana no nkuru akaba kuva yatangira kugeza magingo yangaya aho bigeze onye ko bigenda kenshi binakomera. We wadukurikiranye wakoze cyane. Hari ikindi uri buvuge? Wowe cyambere no gushimira cyane Nyaruka TV kuko watumye ngira ibyishimo kandi narindi mu gahinda. Nirengagije agahinda ndishima. Reka mbashimire cyane. Yarakoze. Nawe wakoze kandi kwitabira kuba wemeye ko dukorana kino kiganiro cyo numvaga feelings za kugira ngo byibuze abantu bave mu rujijo bamenye ngo kuri Murundi bihagaze gutya. Ese niba bigize muri cyangwa se ni nabandi ni ibintu tutazi iyo biri guturuka abantu baracyari mu rujijo. So ubu dukurikiranye rero Imana igumugisha kandi sangiza kino kiganiro bagenzi bawe kugira ngo tumenye ukuri hagati y'ibi bintu birimo biraba. Garuka tuzaba turi kumwe. Akoze cyane.